Aha ni kuri Top Figure TV by'ukuri twongeye guhikaze mukunzi ibiganiro bya Top Figure TV. Tugiye gukomeza rero tuganira nkuko twabamenyesheje mu kiganiro giheruka. Twari twagiye tubabwira urutonde rw'uturere twahize utundi mu gufunga insengero. Turababwira uturere mbese rufite urutonde runini rw'insengero zigiye gusenywa n'izigiye gufunga burundu. Twari twagiye tubibabwiraho. Noneho rero uno munsi tugiye kuganira by'ukuri ku turere twamaze kumenyekana ko twafunze ubuvumo cyangwa se ibibanza abantu basengeramo. Noneho rero bagiye bamenyesha na polisi ko uzabona umuntu asengera aho hantu ko bazaca bimenyesha inzego. Noneho turaza kuganira inyuma y'ifungwa ry'insengero zitandukanye mu gihugu n'inyuma y'igenzurwa ry'insengero bakareba mbega ni bande bujuje byangombwa kugira ngo bafungurirwe. Twabazaniye n'urutonde rw'insengero zemewe kuzasigara zikora inyuma y'igenzurwa ry'insengero zizoba zikwije byangombwa. Mbese turaza kubabwira mbese mu murenge hemewe insengero zingahe, mu kagari hemewe insengero zingahe, mu karere hemewe insengero zingahe. By'ukuri rero tugusaba gukanda subscribe nkuko twabibasabye buri gihe kugira ngo amakuru nk'aya uko agiye anyura kuri channel yacu atagenda agucaho. Noneho rero turaza kubaganirira kandi nkuko twabibabwiye ubushize mu makuru yanyuze kuri no channel ya Top Figure TV. Inyuma ya DPR hari urundi rusengero rwagaragaye ko rwacishije aharwo by'ukuri habaho gusuzugura amategeko ya leta, amategeko y'igihugu, afunga insengero zidakwije byangombwa. Noneho haza kubaho kwicira inzira mu gusenga bakoresheje bahimbye ubundi buryo bushya butamenyerewe bwo gusenga. Noneho leta iza kubavumbura, imaze kubavumbura by'ukuri iza guhitamo gufunga urwo rusengero burundu mu Rwanda. Noneho rero tugusaba gukomeza gukurikira amakuru ya Top Figure TV kugira ngo ibyo byose nta handi biba biri na kuri Top Figure TV tuba twabatoreje amakuru ameze neza. Rero uturere tumaze gufunga ubuvumo twamenyekanye nkuko mugenda mubireba hano kuri screen. By'ukuri ku ikubitiro n'akarere ka Kirehe. Akarere ka Kirehe ni mu ntara y'Uburasirazuba. By'ukuri rero ho bamaze kumenyesha ko kizira gusengera kuri musozi bitwa Horebu. By'ukuri ngo nihagira ubona n'uwamaze kuzamuka uwo musozi by'ukuri agiye kuhasengera, ngizo na nimero za polisi bamaze kuzitanga, bamaze kuzigaragaza. Baravuga ngo uzabona wazamutse gusengera kuri uwo musozi kuko ntabwo byemewe na leta. By'ukuri tugenda twibukanya ko hari amategeko tugomba gukurikiza muri no misi ya leta. Noneho rero uzagaragara ko yamaze guca inyuma y'ayo mategeko by'ukuri azohanwa hisunzwe ayo mategeko yamaze gushyirwa aho ngaho kuko mugenda mubireba. Akarere kagira kabiri na karere ka Huye. By'ukuri na Huye ubwayo yamaze gutangaza, iravuga ngo nihagira umuntu urenga ku itegeko ry'igihugu akaza gusengera mu buvumo, by'ukuri uyu muntu nawe azahanwa by'intangarugero. Akandi karere nako nyine kamaze kugaragara ko kamaze gufata ingingo nk'izo, ingingo nk'izo akarere ka Kirehe kafashe, nk'izo akarere ka Huye kafashe. By'ukuri n'akarere ka Nyamagabe, n'akarere ka Nyamagabe kamaze kubitangaza, kamaze gushyira habona ko uzarenga amategeko akajya gusengera mu buvumo by'ukuri ko nawe bizamugiraho ingaruka. Noneho rero hari insengero zizasigara inyuma
gukora ingenzura nyuma yo kuza kureba se ibyo twabasabye byaruzuye, ibyo musabwa n'amategeko byaruzuye. Abo bazasanga byaruzuye by'ukuri abo bantu bazafungurirwa. Hari n'abandi batazafungurirwa bivanye n'icyo leta igenda ishaka muri ino minsi, bivanye n'icyerekezo cy'iterambere igihugu uno munsi kigezeho. By'ukuri rero ku ikubitiro turahabona Kiliziya Katolika niyo iza ku rutonde rwa mbere mu zasohotse ko ari izasigara mu nsengero zizafungurwa, mu zimaze gufungwa inyuma y'igenzura bakareba ko zamaze kuza byangombwa. Kiliziya Katolika izasenga, izakomeza ibikorwa byayo. Haraza EPR, by'ukuri abo dusanzwe tuzi abo benshi bavuga ko ari abaporoso, nabo biravugwa ko insengero zabo zizakomeza gukora nk'uko bisanzwe. Ku mwanya ugira gatatu haraza urusengero rw'abanyesabato, ni insengero z'abanyesabato. Byumvikanye insengero z'abanyesabato Adventiste du 7e jour, abo bazakomeza gusenga inyuma yo kugenzura bagasanga ibyo basabye biruzuye. Inyuma yo harakurikiraho AEBR, UEBR, RBCR, by'ukuri abo benshi tuzi ngo ababatista, insengero z'ababatista ariko ziri muri izo twavuze, nazo by'ukuri nyuma yo kugenzurwa bagasanga zujuje ibisabwa n'amategeko, abo bazakomeza gukora. Twasanze hariho kandi n'urusengero bitwa ADPR nabitwa ko ari abarokore bose. Insengero za ADPR zafunzwe inyuma yo gukora igenzura bagasanga by'ukuri zaramaze kuzuza ibisabwa, nazo zizakomeza gusenga. Irindi dini rizakomeza gusenga ni idini rya Isilamu, naryo rizakomeza gusenga nk'izafungiwe inyuma yo kuza gusura bagasanga zujuje byangombwa, n'izo nazo zizakomeza gusenga. Rero ni nk'ibyo, ariko hari ikindi cy'umwihariko by'ukuri rero ku zindi nsengero wenda zitagira ngo nazo bazibagiwe, ariko nazo hari ibikorwa zisabwa gukora, nazo hari contribution zisabwa by'ukuri kuba ziko ziratanga muri leta. Noneho rero uretse idini rya gakondo, icyo bise idini rya gakondo, bivuze ngo rero idini ryose cyangwa se itorero ridafite ibi bintu ngiye kubabwira bavandimwe, ritagiramo na kimwe ngiye kubabwira, ntabwo iryo torero cyangwa se urwo rusengero cyangwa se iryo dini ryemerewe gukora ku gataka ku Rwanda. Bivanye nuko leta y'u Rwanda yamaze gushyira imbere umuturage, mucyo twita umuturage ku isonga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere. Noneho rero niho baje gufata umwanzuro bavuga ngo urusengero ruzaba ta contribution riko batanga muri societe. Ubwo rusengero by'ukuri ni zimwe zaje nk'abo bitwa abahanuzi, nico tugiye kukivugaho, cyane ko Perezida wa Repubulika nashagikomojeho, nacyo tugiye kukivugaho. Tugiye kubabwira icyo amategeko cyangwa se icyo ubuyobozi buriko burakivugaho muri ino minsi. Rero nkuko nari nsoje kubabwira, ni kuvuga ngo urusengero cyangwa se idini cyangwa se itorero ritagira ishuri, icyo ni igikorwa remezo. Itagira ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa byunganira leta n'abaturage mu iterambere ry'igihugu, bivuge ngo ntabwo iryo torero, iryo dini cyangwa urusengero bizakomeza gukora. Birasabwa iki? Urasabwa kuba ufite ishuri, byibuze niba ata shuri ugira birasaba ko uba ufite ivuriro, niba ata vuriro ugira biragusaba kuba ufite uruganda cyangwa se ihoteli n'ibindi byose bikorwa remezo byunganira leta mu iterambere. Izo nsengero nubwo ziza kuba zitari ku rutonde rw'izo twavuze aho hejuru, izo nsengero zemerewe gukora by'ukuri, nazo nibasanga zujuje ibyangombwa bisabwa na leta, izo nazo zizakomeza gukora nk'uko bisanzwe.
noneho rero hari ikidasanzwe cyo tutari tumenyereye nacyo cyagiye kugaragara mu bijyanye n'ifunga z'insengero, ariko n'izizafungurwa nazo zashyiriweho amahame, zashyiriweho kondisiyo zitagomba kurenga mwa kino gihe bavandimwe. Noneho rero benshi bagiye babivuga ukundi, ariko nagira mbagaragaze mbabwire ngo ubundi kumvira ubuyobozi nibyo byiza cyane, ko Bibiliya iratubwira ngo nta buyobozi bubaho butashizweho n'Uwiteka. Niba rero ubuyobozi bwashizweho n'Uwiteka, tugomba kubaha amabwiriza y'abayobozi. Noneho haravuga ikindi kintu kivuga ngo twari twabwiye ngo mbese mu murenge ni hemerewe amatorero angahe, ni ibihe bibanza byemerewe mu murenge kuba biriko birasengerwamo. Icyane cyavuga ngo nta murenge uzarenza ahantu hatatu ho gusengeramo, kugira ngo muri kubyumva neza, nta murenge uzarenza ahantu hatatu ho gusengeramo. Cyangwa se niba wumva utagomba gukurikiza amategeko ya leta, utagomba kugira ku mabwiriza ya leta, nabyo rwose amahitamo n'ayawe. Bavuze ngo uzahitamo kuba umuvugabutumwa cyangwa se uhitemo kuba umunyapolitiki, ariko ndakeka abo bose bagomba kubahiriza cyangwa se bakagira ku mabwiriza ya leta. Nibyo muri rusange byagiye bisabwa amatorero, ariko hari ikindi by'ukuri na Perezida wa Repubulika yagikomoje, haravuga ngo ikijyanye n'ibonekerwa, tucyumve neza, ikijyanye n'ibonekerwa, ikijyanye n'amayerekwa, kimwe n'abahanura, ibyo bintu ntabwo bikemewe bavandimwe. Iki kintu tucyumve neza kandi tugisobanukirwe, ntabwo bikemewe. Rero ni nyuma yo kubonaho ko hari abantu by'ukuri Bibiliya tubwira ko abahanuzi bamyeho, kandi uko niko kuri guhari, ariko noneho rero hari n'abaje bihisha inyuma ya Bibiliya, bihisha inyuma y'ubuhanuzi, bihisha inyuma y'amayerekwa. By'ukuri noneho ubuyobozi bwaje kubigenzura neza, biza gusanga ibi bintu nibiza gusubiza inyuma imyumvire y'abaturage, imyumvire y'abanyagihugu. Noneho rero kubera ko leta nayo itureberera kandi kareba kure ho tudashoboye kureba, nubwo yaje gufata ingingo iravuga ngo ababonekerwa, amayerekwa no guhanura, reka ibi bintu bibe bibaye bicogoramo gake, hanyuma ibindi bizagenda bikurikira nitwagenda tubona imyitwarire nk'iyo. Mu gusoza amakuru yacu cyangwa se mu gusoza ibyo tugenda tubashikiriza no kuri Top Figure TV, by'ukuri murumva ko tuba twabatoreje amakuru ameze neza, amakuru atamuyaga urimo. Ariyo iyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe, uko amakuru agenda anyura kuri Top Figure TV atagenda akunyuraho. Rero hari urusengero rwitwa Kingdom Ministry. Ese Kingdom Ministry habaye iki? Ku rusengero rwa Kingdom Ministry Kicukiro, mu karere ka Kicukiro, ubundi habaye iki? Byagenze bite? Inyuma y'imfungwa ry'amasengero nabo babafungiye nk'abandi, noneho bacyabakora ibitemewe byo guterana. Bakomeje amateraniro, nubwo amateraniro bakora atari amateraniro yagaragarira buri wese ngo agende asakuza bibangamira sosiyete, ariko by'ukuri byaje kugaragara ko nabo bakoze ibitemewe n'amategeko. Bakomeje amateraniro, bakora amateraniro kuri Zoom. Amateraniro kuri Zoom yakomeje akorwa mu rusengero rwa Kingdom. Rero nk'uko nabivuze ko leta yo igenda itureberera, ireberera abaturage, ibyo bintu baje kubimenya ko bakomeje guterana. Noneho leta yaje gufata ingingo yo gufunga urwo rusengero, ibikorwa byago byose byaje gufungwa burundu. Rero ukomeze gukurikira amakuru ya Top Figure TV, ukanda subscribe, wugurura n'akazogera aho hepfo, kugira ngo uko amakuru agenda anyura kuri Top Figure